Hallelujah. Hallelujah. Pastor Beya ndamushimiye cyane. Thank you, Pastor Bear. Yagaragaje icyo ashinzwe protocole. She just did what she has in her responsibilities. Hanyuma abonye batinze aragakora aramprotocole. So she saw that they delayed a bit and then she did it. Ndanezerewe nanone kongera gushobozwa kuba hangaha. I am glad that I'm enabled to be here again. Imana yakoze ibikomeye kugira ngo tuhabe twese. God has done so great things for us all to be here. Reka uyishime kuko si kubw'imbaraga zawe. May you thank him because it is not by your Reka might. duhaguruke dufate akanya gato cyane dushime Let's utekereze izo stand mbaraga up and express our zigushoboza. gratitude. Think about the power Mbaraga that zihora enables you. zigusunikira mu nzu The y'Imana. power that pushes you into the house of God. Ntabwo ari imbaraga z'ubumuntu, ntabwo ari imbaraga z'umubiri, ntabwo ari imbaraga z'ubumuntu nyamuntu, ni imbaraga z'ubumana This za is Mwuka not Wera. human power. This is not physical power. Mana turagushimye. Father, we thank you. Uyu mugoroba kandi wongeye kudushoboza kuba mu nzu yawe. You have enabled us to be in your house tonight. Kandi turi mu bihe twitabye invitation yawe. And we're in that season where we answered to your Twongeye invitation. gusanga wa muryango wawe ukinguye uhora udutegereje ngo Again, we have dusenge. found that your door is open as you wait for us to pray. Ndagushimye ku bwa buri wese. Thank you for everyone here. Ndagushimye ku bakurikiye bari hano bari muri uyu mwanya turimo. Thank you for everyone that's following in this place. Ndagushimye ku bakurikiye batari hano kubw'impamvu zitandukanye. That's following without being here for many reasons. Icyubahiro kibi cyawe kuko ni wowe Mana idutera gushaka ukadutera no yours, gushobora. for you are the God who give us the will and the power to do. Tugiye mu mwanya wo kumva ijambo ryawe. We are entering in the moment of hearing your word. Data, ijambo ryawe ni rikuru cyane Lord, ryabayeho your kera word is tutarabaho. great. It existed before our existence. Kandi nta wagutandukanya n'ijambo ryawe kuko iyo turyumva ni wowe tuba turimo kumva. And none can separate you from your word, because when we hear it, we are listening to you. Ngwino Mwuka Wera umanuke uribemo Oh, Holy uritwigishe Spirit, cyane. come and teach us. Be Ngewe here. mpinduka igikoresho cyawe. Let me be just your vessel, Maze ubwoko bwawe bwakire uyu mugoroba icyo watugeneye so that your kwakira. people may receive what you intended us to learn. Uhembure imitima ya benshi. May you restore many hearts. Uganze. May you Utegeke. abound. May you Uneshe lead. ibitunesha. May you overcome anything that overcomes us. Uhagurukire ibiduhagurukiye. May you stand against anything that Mu stands against izina us. rya Yesu In the name Kristo. of Jesus, Kugira ngo tubeho turabera nk'uko nawe wera. so that you may live a holy life as you are Tubisenze holy. twizeye mu izina rya We Yesu pray Kristo. in believing in Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. 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 Se mwashonje ko ntari kumva amen. Hallelujah. Are you hungry? You can't push your amen Kino harder than gihande that. cy'abaririmbyi ko ntabumva. Hallelujah. 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 Imana ishimwe cyane kubw'uyu mugoroba. Praise be to God for this night. Twaraye tuvuze ku ijambo rifite umutwe We spoke about this topic last night. cyangwa se rifite tema ivuga gusenga umuryango ukingurira ihishurirwa. We spoke about this as prayer, a door to revelation. Imana dushyireho umuryango ukinguye kugira ngo duhishurirwe. God set an open door for us to receive Ni revelation. ukuvuga kugira ngo uhishurirwe ntabwo uzajya kwiga ishuri ryo guhishurirwa ntago rihari. So for you to receive revelation, you don't need to go for school. There is no school for that. Ahubwo uzasanga Imana nyiri guhishurirwa kandi umuryango wayo yarawukinguye. Instead, you will go to God, the one who holds revelation. Irangije duha invitation ihoraho iteka ryose. Then he gave us a permanent invitation. Invitation ihoraho ivuga ngo usenge kandi usenge ubudasiba. It's a permanent invitation that says pray without ceasing. Invitation udashobora guhabwa n'umuntu wese. An invitation that you can't be given by any man. Kandi iki invitation ivuze And what that means is, iravuze ngo uko usenze nzaba mpari nzaba numva.
It means whenever you pray, I'll be there and I'll be listening. ntabwo ari ukuvuga ngo usenge ubudasiba gusa. It doesn't just mean prayer without ceasing. oya ni ukuvuga ngo nditeguye igihe cyose uzasenga nzaba mpari nzaba numva. It also means that whenever you will pray, I will be there and I will be listening. ndumva twakomera Imana amashyi nanone. We should put our hands together for the Lord. muri iyi si ababyeyi dukunda abana In this world, parents love children. cyane pe. Truly. umwana wawe uhora wumva umufitiye n'impungenge nyinshi. And you will always feel some kind of worry for your children. ariko ntushobora kumubwira ngo uko unshatse igihe cyose unshakiye nzaba mpari. ntabwo wabishobora. But you can never promise your child that whenever you need me, I will be there. You hari can't. umubyeyi watanga iyo promesse. Is there any parent who can give this kind of promise? igihe cyose unshakiye nzaba ndi present hafi Whenever you yawe. need me, I'll be present ariko right there for you. Imana umubyeyi wacu uhoraho, But God, our eternal Father, Imana itwumva ibihe byose, the one who hears us every time, niyo idutumira ikavuga ati senga iteka ryose kandi nzakumva. He's the one that invites us to pray without ceasing, and I will hear you. Hallelujah. 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 ejo Hallelujah. rero twibanze cyane kuri iyo invitation. So yesterday we just pondered on that invitation, Invitation twahawe the invitation we were kandi given, twese twarayihawe, and we were all given this invitation. ariko twese siko tuyitaba. But it's not all of us who respond. Twese siko tuyitaba. We don't all respond to the invitation. Gusenga ubudasiba siko twese tubibayemo. It's not for all of us. We don't all of us pray without ceasing. Hari ababayeho basenga igihe bashakiye babipangiye. Some pray when they want. Hari ababayeho basenga bati nzasenga nabonye umwanya. Others be like, I will pray when I find time. Ariko abona b'Imana irabumva. But God hears them too. Igihe uziye cyose Whenever you come, God will hear you. ariko kuko turi kwihishurirwa mu gusenga, But now, because we receive revelation through prayer, bizakugora cyane kuvuga ngo uzahishurirwa niba usenga igihe ushakiye. it will be very difficult for you to receive revelation when you pray when you want. Kandi Imana yo yaravuze ngo senga ubudasiba. Yet God said, pray without ceasing. Wowe kuri invitation ukandikaho ngo nzasenga nabishatse, But on the invitation, you add on and say, I'll pray when I want. byakugora guhishurirwa. Revelation is difficult in that Uyu situation. munsi rero turongera dukomeze. Now today we will continue. Turavuga ku biki? What shall we talk about? Noneho ya invitation wayubahirije wagiye ugeze Now mu that masengesho. you have answered to the invitation, now you're in prayer. Ugeze mu masengesho. Now you're in prayer. Umuntu uhishurirwa, Anyone who receives revelation, umuntu uzasenga agahishurirwa, anyone who will pray and receive ni revelation, umuntu umwe gusa. is just one person. Ni umuntu usenga uko Imana ishaka. It is the one who prays according to God's will. Hallelujah. Amen. Ntabwo ari buri wese uzinjira ngo yisengere uko ashaka. Oya, hari formule Imana yashyizeho Mwuka Wera, iravuga ngo kuko nzi intege zanyu mugira mutazi gusenga, ahubwo Mwuka Wera azabasunikira gusenga, azabasengera, kandi ibyo azabikora kugira ngo bibe uko Imana ishaka. Now, because God knows your weakness, He gave you the Spirit so that He will pray through you so that you can pray according to God's will. Hallelujah. 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 Twabisoma se kugira ngo wenda Could we read dupfe kubivuga this? gusa. Reka dusome mu Baroma 8:25 kugeza 26. We shall read from Romans 8:25. Nyamara twebwe ubwo twiringira ibyo tutabonye tubitegereza twihangana. Twebwe ibintu twiringira ntabwo ari ibintu, hari byinshi tutarabona, byinshi tutarabonesha aya maso yacu. For us, the things we hope for, we haven't seen them yet with our eyes. Ibyo tutarabona n'amaso yacu Now, those things that we haven't seen yet with our eyes, tubitegereza twihanganye cyane. we will wait for them in perseverance. Ariko izo mbaraga zo kwihangana
but the strength ngo to utegereze persevere, ikintu utarabona. to wait for something you haven't seen yet. Wazivana he? Where will you get it from? Nta handi wazivana. There is nowhere else you can get it. Ni ugutegereza wihanganye usenga. It is to wait with perseverance. Umurongo ukurikiraho ukavuga ngo uko rero niko n'umwuka adufasha mu ntege nke zacu kuko ntabwo tuzi uko dukwiriye gusenga. Verse 26 says, likewise the Spirit also helps us in our weaknesses, for we do not know what we should pray for. Ntabwo tuzi uko twebwe dukwiriye gusenga kugira ngo Imana yishime ko twasenze. We do not know what we should pray for God to be pleased. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo ariko umwuka ubwe niwe udusabira aniha iminiho itavugwa. But the Spirit himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Ejo naravuze ngo hari igihe twinaniza cyane ugasenga wumva bikuremereye hano cyane. And yesterday I said sometimes we pray and it's a heavy burden on our shoulders. Nuremererwa n'amasengesho uzavuga uti hari n'ikibazo nagize. Now when you feel prayers to be a burden to you, know that there is a problem. Ntabwo ari wowe usenga. You are not the one to pray. Mwuka wera niwe udusengera. It is the Spirit who prays. Hallelujah. Hallelujah. Imana ikeneye presence yawe. God needs your presence. Wamara kuhagera, so when you are there, Mwuka wera akintervene mu masengesho yawe akagusengera. The Spirit will intervene in your prayer through you and pray. Hanyuma Mwuka wera akayahindura, amasengesho agatangira kuyahindura uko Imana ishaka. And he will transform your prayers into the will of God. Uwo niwe muntu uzahishurirwa. That is the person who will receive revelation. Mu yandi magambo Imana iraduhamagarira gusenga ariko yarangiza ikaza akaba ari yisenga ko Mwuka wera ni Imana. In other words, God calls us to prayer and yet he comes to pray through us through the Spirit because he is God. Byose bigasubira ku Mana. Everything comes from God and everything returns to God. Hallelujah. Hallelujah. Hari ukuvunitse mu masengesho. Reba neza yuko utari kwivunisha wowe ubihereze Mwuka wera. Are you heavy burdened in prayer? Sit to it and give it to the Spirit. Amasengesho yawe azoroha kubera yuko Mwuka wera niwe uduhagurutsa kujya gusenga. Hanyuma twagerayo tugasenga uko Imana ishaka. Your prayers will be light because the Spirit of God will invite you to prayer and he will come to pray through you. Twabyumvise ngo tuvuge amen. Can we say amen? Sabirimo kugenda tuvuga ngo yego nibyo amen. Hallelujah. Hallelujah. Gusenga uhishurirwa. Now revelation. Hari urwego umuntu abagezemo rwo gusobanukirwa. Revelation through prayer requires a certain level of understanding. Bivuga ngo ndasenga bishurirwa. I pray and receive revelation. Nimara guhishurirwa nsubire gusenga. And after I receive revelation I'll go back to pray. Ni inzira itari sansinike. It's not a one-way path. Gusenga bituma uhishurirwa. When you pray, you receive revelation. Guhishurirwa bigatuma usenga. When you receive revelation, you go back into prayer. Nukuvuga ngo uzahora gutya. Ndasenga mishurirwe nimishurirwa nsenge. Ndasenga mishurirwe. Ndahishurirwa nsenge. Nisenga mishurirwe nimishurirwa nsenge. I will pray and receive revelation. When I receive revelation, I will pray again. Nguvuga ngo nahishuriwe byarangiye. Imana yamishuriye birarangiye. You will not go out there and say, oh, God has given me a revelation and I'm done. Instead, when he reveals something to you, he will just put you in debt for you to come back to pray. What does that mean? It means these two things are inseparable. This is the word that the Lord spoke to Jeremiah. He spoke to Jeremiah. Cry unto me. I will save you. That's praying. And then I will show you mighty things you cannot know. That is revelation. Cry out unto me and I will come to save you. After I have saved you, I'll show you that the reason for which you called me
is not the only thing that I did, but I'll show you other things because you just called upon me. abanebwe mu gusenga rero bitaba invitation yava yakaba ati Now, the lazy in prayer, they will just respond to the revelation and be like, oh, I was tired. aya masengesho yaratumaze And they'll be like, oh, we were dead because of these prayers. Let me take a rest. yego wahishuriwe Of course, you had a revelation, ariko hari hageze ngo wongere usenge wongere uhishurirwe but it was time yet for you to pray again and receive another revelation. niko gusenga bimera That is how it works in prayer. niba atari uko ubikora niba atari uko mbikora If that's not turacyafite how- gap If that's not how you do it, if not, that's not how I do it, there still is a gap. ntabwo imana yigeze iteganya ko tuzagira ikiruhuko vakanse yo gusenga God never intended us to be on leave, on holiday of prayer. senga uhishurirwe numara guhishurirwa usenge ubwo Pray, nibwo get buzima revelation, bw'umukristo get revelation and pray. That's w'umunyamasengesho the life of a prayerful Christian. kandi umukristo utari umunyamasengesho Yet aba a afite Christian- ikibazo gikomeye A Christian who is not a prayerful Christian has a serious problem. uriya niba umwana ashobora kuvuka akarwara za ndwara leta isigaye ivuga n'izihe And now, if a child is born Igwingira. and they are born with leta malnutrition isigaye irwanya issues, igwingira cyane and the government is really against that. no mu mwuka nushaka kurwanya igwingira ryo mu mwuka usenge cyane The same way, if you want to fight against malnutrition ko spiritually, you need to pray. nudasenga cyane Because if you don't, uzaha amahuri uzagwingira you'll remain where you are and you'll never grow. mane turinde igwingira mu izina rya May yesu God spare us lack Hallelujah. of growth in the name of bwirira mugenzi Jesus. wawe ngo imana ikurinde Tell the igwingira person mu next to izina you, rya may God yesu spare us lack of growth. ejo twaravuze kandi And we umwanzi said also yesterday, wa mwanzi uhagarara hafi yacu akatubuza gusenga the enemy that stands right next to us, hindering us from praying, ufite ibikoresho bihagije bituma utajya gusenga who has all required armor for you not to go to pray. iyo uteye intambwe ukamucika When you step up and escape him ukinjira mu masengesho and you enter into prayer, ntuzibeshye don't be deceived. ntuzavuga ngo hano ntago yahageze Don't think that he can't get where you are. arahari He's there. bishatse kuvuga iki What does that mean? uzahura n'intambara ushaka kujya gusenga You will face trials when you go to pray, bikunanire and it will be heavy on you. ariko nugira ngo unagezeyo nabyo uzahura n'izindi ntambara By the time you make it to get there, you'll find another type of izo kuzitsinda battle. ni gute Now, how do you overcome in that? ni uguhishurirwa Revelation. guhishurirwa rero mu masengesho ni umuti w'amasengesho Revelation through prayer is actually the remedy in iyo prayer. urangaye mu masengesho Now, when you're distracted satani in arakureka regards to ugasenga prayer, Satan will let you just pray. nkubeshye arakwihorera ugasenga He will just let you pray. ariko usigara usenga iki But what are you praying about? usigara usenga uko imana idashaka ugasenga uko kamere yawe y'irari You'll ry'umubiri pray according y'iry'isi to your- byose bigagukoraniraho ugasenga uko nguko nyine You will pray according to your own desires, not according to God's will. kandi aya masengesho mvuze And this type of prayer, yo kugaburira kamere to just feed your character, yo kugaburira irari to just feed your, mana yanjye Your kuko turi lust. mu isi y'irari oh my God, this world is the world of lust. abaye menshi cyane These cyane. prayers, this type of prayer is just too much. uzarebe rero Now, see to it, uzigenzure observe, examine yourself utazaba ufata umwanya wo gusenga so that you won't take the time in prayer, ariko ukaba waramaze kugwa mu mutego wo gusenga uko imana idashaka yet you have fallen into the trap of praying reka badushyireho ijambo riri muri yakobo 4:3 without the will of God. Now, let's look at yakobo 4 James umurongo wa 3 4:3. James kandi imana ize 4:3. kumfasha uyu mugoroba dusenge ntago naraye ndiye iminota yanyu yo gusenga mu mbabarire May God help us to pray. ariko imana iramfasha But the Lord will help me tonight who will dore ko pray. ririya jambo rivuga Now, this is what the scripture says. James murasaba 4:3. ntimuhabwe kuko musaba nabi
You ask and do not receive because you ask amiss, mushaka kubyayisha irari that you may spend ryanyu it on ribi. your pleasures. Nari ndimo kuvuga kuba maso mu masengesho, I'm talking about being awake in prayer. ugatega amatwi cyane kugira ngo uhishurirwe niba urimo gusenga uko Imana ishaka. You listen a lot while in prayer so that you can know the will of God. Niba Imana yaravuze iti dore murasaba ntimuhabwe, Now, if the Lord say that you ask and do not receive, bisobanuye ngo gusenga nabi nabyo bibaho. that simply means that there is a prayer that's amiss. Ukaba urimo gusenga ariko uri gushaka ibintu byo kwayisha irari ryawe. You are praying, but you're asking for the things to spend on your pleasures. Kuba uri mu masengesho irari riba ryaje gute? Now that you're in prayer, where does your lust come from? Ntabwo uba wahishuriwe. It's lack of revelation. Ntabwo uba wahishuriwe. It is lack of revelation. Gusenga kudahishurirwa rero Prayer without revelation, kuzana gusenga nabi. it will just bring you to pray in a wrong way. The Mbwira wrong mugenzi wawe prayers. Imana ikurinde gusenga nabi. Now tell your neighbor, may God spare you from the wrong prayers. Kubera yuko ushobora gutangira usenga ufite umutima wo gusenga, Because you might start your prayer with a sincere heart. ariko warangara gato Satani akagukwega akujyana muhehe gukenera gushaka guhora usenga ushaka But when you are ibyirari distracted, ryawe. Satan will steal your attention and you'll start praying for the things that pertain to your lust. Turi kumwe ngo tuvuge amen. Amen. Twabyumva tukavuga amen. Can we Kubera say ko ari iri amen if jambo we ry'Imana understand? dusomye twarivugira Can amen. we say amen because this is the word of Imana God? iturinde gusenga nabi. May God spare us from praying amiss. Dore turi mu masengesho, turi mu bihe byiza byo gusenga. Suzuma niba ukirimo gusenga uko Imana ishaka. Imana ikurinde, Imana indinde gusenga nabi. Now that we are in the moment of prayer, may God spare you and spare me from amiss prayers. Reka dufate urugero rw'umusore. Let's take an example of a young man. Umusore uraha ntuze kumfata nkaho ari wowe mbwira oya. Ndashaka gutangirira ku musore. Young man, don't make this personal. I'm just taking it as an example. Mana ndangije kwiga. Father, I'm done with my studies. Nkeneye akazi. I need a job. Nukuri Imana irashaka kubona akazi. Truly, God wants you to work, Imana izakaguha. and God will give you that job. Kandi Mana numpa akazi nzagukorera, nzajya ntanga icya 10 ukavuga Imana ikavuga iti ndakaguhaye. And the Lord will be, you will be like, Lord, if you give me a job, I will serve you and I will give you my tithe. And God will say, I'm giving you a job. Mana urabona aka kazi wampaye rero nukuri umushahara naguhagije nyaneye promotion. Mana mpa promotion. Imana ikavuga iti ndayiguhaye. And then you will go ahead and pray, oh Lord, the job you gave me, it's not enough. I need a promotion. And God will just grant Nukuri Imana you. iratanga. And really God will give. Our God gives. Mana rero ubu ngubu ndabibonye mbonye akazi kandi nkeneye n'umugore nkeneye fiance. Now Lord, now that I have a better job, now I need a wife. I need a fiance at least. Fiance araje Imana itanga abagore. Imana yashyizeho urugo niyihuza abantu bagakora mariage. Mu mugambi w'Imana habaho mariage. The God who created marriage, He's the one that will give you a wife. Urumva ko ukiri kumwe n'Imana. You understand that you are still with God. Mana ariko rero dore dukeneye umwana twubatse urugo dukeneye umwana. Urubyaro ruba mu mugambi w'Imana. Iramuguhaye mu izina rya Yesu. Oh God, I need a child now. Oh yes, children are in the plan of Mana, God. So babana bacu se ubu ngubu bazaba mu bukode tuzaba mu bukode tubya. Mana ndasaba inzu, Mana ndasaba inzu. Inzu ndayiguhaye mwana wanjye yifate. And then now that you have children, you will pray for a house and God will give you a house. Mana we iyi nzu twabonye rero mbona ari ntoya dore turimo kubyara abana tukaba se muri kubona honjya nagiye dore turimo kubyara abana babaye benshi inzu ni ntoya dukeneye inzu nini dukeneye inzu nini vanite yatangiye kuza Imana ikaguha inzu nini and God will give you a bigger house. Amashuri y'abana Mana, amashuri y'abana Mana, amashuri amasengesho yawe yose ibiri hano mu isi
And now Uwo just muntu mwumvise realize ko that asenga? all your prayers Mana are for amashuri healing the y'abana world. amashuri Oh amashuri Imana Lord, the ikayaguha education of my children. Imana ikaguha ubushobozi buhagije bwo kwishyurira abana. And God will give you enough means for you to pay. Mana aba their bana banjye tuition. nibazakomeza kwiga mu Rwanda bagomba kujya hanze bakiga amashuri nk'aya wa muturanyi wanjye amashuri yo hanze Mana amashuri yo hanze Mana amashuri yo hanze. And then you'll be like, oh Lord, my children will not continue their education here in Rwanda. They need to go to better universities outside. Byamaze kuba too much. And now this is too much. Iyo Imana icecetse rero nabuze ahandi ngenda yaba hari hagutse nari gukomeza. Now I could have continued, but I don't know where else to go. Imana yatindaho gato. Now when God remains Mana silent, ndabona utadusubiza ngiye mu abahanuzi bambwiye ngo dore Imana iguhaye kredi kandi iriya kredi ugiye kujyana abana hanze. Imana iyo kredi ntiyayivuze ntago mvuze ko gufata kredi ari icyaha oya irari ryabaye ryinshi ririmo kuba ryinshi urimo kuzanamo n'iby'Imana. now because you have delayed, you went ahead and you went to the prophets. They prophesy you to get a loan. I'm not saying that the loan is bad, but God is not into this. Mana kredi ratwishe dore bagiye kutugurishiriza yanzu waduhaye Mana mu izina rya Yesu ndirukana umwuka wa cyamunara gute wafashe kredi wayifashe mu irari ryinshi. Now that they are going to auction your house, you're like, oh Lord, I rebuke this spirit. How? But you took a loan for the house. Abahanuzi b'ibinyoma bakaza ari benshi. Now many deceiving prophets will come. Harimo abakubwira ko baje kuboha cyamunara ko banki yahumye niba banki igihuma simbizi. Some will come and tell you that they are coming to tie the auction. I don't know how that Harimo happens with the abazakubwira bank. ko urufunguzo rwawe rwatakaye mu nyanja zana amafaranga tujye mu nyanja n'ayandi wari kwishyura banki urabigenza ute urayaha umuhanuzi ajye ngo gukura sinzi ngo ibintu bajye bakura mu nyanja. And then some of the prophets will tell you, the key to this has been lost in the ocean, and then you will need to pay even the least you had to pay the bank. You pay to the prophet for him to go pray for you. Now let me ask you. Uyu musore aho yatangiriye asenga. Now this young man who started in prayer kugeza ageze mu buyobe until he gets lost, ibi bintu byose yasabye all the things that they prayed for, inyungu yo mu bwami bw'Imana iri hehe? what is God's benefit? Inyungu y'Imana yagiye guha byose ikaguha ibyo byose yaguhaye n'ibindi. What is the benefit of the God who gave you everything? Inyungu yo mu bwami bwayo irahagamye. What's the benefit in his kingdom? Oh, mvuge ngo Imana idufashe. May God help us. Kandi ni ukuri Imana idufashe. Reka dusome ijambo. Matayo 6:31. Now let's read in Matthew 6:31. Nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki cyangwa tuzanywa iki cyangwa ngo tuzambara iki. Therefore do not worry saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? Next. Kuko ibyo byose abapagani babishaka kandi so wo mu ijuru aziko mubikwiriye. For after all these things the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things. Byose. Your Father in heaven knows that you need all these things. Umukristo usenga agahishurirwa. A Christian who prays and receives ntabwo ahora ku rutonde rw'ibintu abapagani batunze they will not dwell on the things that pagans have without even prayer. Umukristo wageze mu rwego rwo guhishurirwa. A Christian who is at the level of revelation. Ntabwo ahora mu buvumo no mu mashyamba no mu rusengero ashaka Imana yo kumuha ibintu abapagani batunze kandi badasenga. Niryo jambo Yesu yavuze. Now, a true Christian who receives revelation, they will not go into bushes, into prayer rooms to pray for the things that even pagans and believers have without prayer. This word has really squeezed me. It has been so heavy on me.
When I take time in prayer, I check my list. iki ngiki abapagani baragifite, And this one, the pagans have it. baranabiturusha, And they have it even in abundance more than us. kandi ntarimo abadasenga, Yet some harimo of them don't abatazi even no pray. gusenga, Others don't even know how to pray. harimo n'abatazi Imana mu buzima bwabo. Some of them don't even know God in their lives. Nabwiye Imana ngo ubu bindahinduye, And I told God, now I have amasengesho changed. nirwa niyiriza niruka buri gihe nsengera ibintu abapagani bafite badasenga, I will ndabireka. not sit again, pray and fast for the things Umurongo that ukurikiyeho. unbelievers have without prayer. Umurongo ukurikiye, ahubwo next mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, But ahubwo mubanze seek first the kingdom of God and His righteousness. mushake ubwami bw'Imana Seek the kingdom of God no gukiranuka kwayo, and His righteousness. nibwo ibyo byose muza byongererwa. And all these Tuvuge things twese shall ngo be added to amen. you. Let's say amen. Ibanga rihishwe hariya, This is the secret. guhishurirwa guhishe hariya. Here is the revelation. Reka mbabaze, Let me ask you now. hari umunsi Yesu yazamutse umusozi ajya gusenga, There's a time Jesus went up on a mountain to ajyana pray. Petero na Yohana na Yakobo, Went with Peter, John, and James. barazamuka bageze ku musozi, They went up the hill, Yesu ngo arahinduka, ishusho ye irahinduka. and Jesus got transfigured. Bagiye kubona babona ubwiza bwe bubaye bwinshi, ngo babona Eliya na Mose bahagaze impande ze. His glory shone so much, and they saw Elijah and Moses. Petero aramwitegereza, And Peter looked at him, arangije aramubwira ati mwami, and he said, Lord, nyemerera niyubakire ingando hano tuhibere. allow me to set a tent here and we stay. Umva, ku musozi haba amazu, Do we have any houses on a mountain? ku musozi Or a bari hill. bajyanye imodoka. Did they have even a car on that mountain? Kuri uriya musozi hariyo bino bintu dushaka. On that mountain, did they have anything or the Uzi things ikintu that we yarabonye? seek? Yarabonye ikintu gishya atarasanzwe abona, ubwiza bwa Kristo. Do you know what he had seen? Something new in his life, the glory of Christ. Aravuga ati iyi shusho ya Kristo ishobora kubiboneka turi hano, reka tuhagume. And then in his mind it was like, now this transfiguration only happens when he's here. Wari Let wajya mu us stay here. masengesho, Have you ever been in prayer? wari wajya mu masengesho ukumva unezerewe gusa kubana na Kristo ntacyo umusabye. Have you ever been in prayer where you Abo wish byari to byabo remain with tureba, Christ murahari. without even asking for a thing? Ukumva uranezerewe gusa, ibyifuzo byose by'isi bikagushiraho And you umunezero felt gusa. the joy to just be in the presence of Christ without even any prayer point. Erega harimo umunezero wo kubana n'Imana mu masengesho. Yes, there is joy to be with God in prayer. Erega harimo Amen. umunezero udasanzwe kwicarana n'Imana mu masengesho, There is uyibwira great icyo joy. ushaka nayo ikubwira. There is great joy in sitting in prayer with the Lord as He speaks to you and you speak to Him. Ariko iyo waheze muri rya rari ryangiza, But when you dwell in your carnal desires or lust, inzu Mana, imodoka a Mana, house, oh God, a amashuri car Mana, now, quartier education, nziza Mana, now a good neighborhood, visa Mana, now a visa, ntacyo uzahishurirwa. you will never receive a revelation. Banze mushake ubwami bw'Imana. Now seek ye the kingdom of God. Namenye impamvu Umwuka Wera I understood yinterivona mu masengesho yacu. why the Spirit of God intervenes in our Kangubwire prayers. impamvu. Now let me tell you why. Utwifuzo twacu turoroshye cyane. Our prayer points are too little, too small. Mwuka Wera ataje twabivanga, tukajya tuvanga ibikenewe n'ibidakenewe. If the Spirit of God doesn't come, we might mix up things, the needs and the wants. Mwuka Wera ataje ngo ashyire ordre mu byifuzo byawe, wasaba imodoka utagira perimi. If the Spirit doesn't come and put some order in your needs, you might ask for a car without even a driver's license. Wasaba imodoka urwaye ntusaba amafaranga yo kujya kwivuza. You might ask for a car, yet you're sick and you can't even ask Mwuka Wera for araza means kugira ngo to go to see a ashyire doctor. ordre no mu byifuzo byacu. The Spirit of God will Usengere come and put igikenewe. order in our prayers. Kandi icyo ngicyo wasengeye kubera ko ari Mwuka Wera wakiguhaye nicyo cyiza imbere y'Imana.
And the thing that you will pray for according to the Spirit is the one that will come before God. nicyo gikwiriye imbere y'Imana. That is what is right before God. Nukibona ntikizagutandukanya n'Imana. Now, if it is something that will separate you from God, muri primaire mwigeze mwiga agatekerezo k'abatindi. Agatekerezo k'abatindi Imana yagendereye murakibuka. Now, in primary school, they used to teach us the thoughts of a poor person whom God visited. Umugabo n'umugore. Now, there was a couple, they were very poor. Nubwo hari imbeho nyinshi cyane ako murakazi. It was too cold in that time. If you went in primary school here, you know it. Ngo bicanira udukwi twabo barota kuko nta kintu cyo gushyira kuri iryo ziko bari bafite. They put their wood and made fire, but they had nothing to put on their fire. Hanyuma ngo muri ako kanya Imana irabatungura. And then in that very moment, suddenly God surprised them. Irababwira ngo ibyifuzo bitatu. He came to them and said, now give me 3. Tanga ibyifuzo bitatu. 3 points of your desire. Ngo habanza umugore, buri abagore tuba dushaka n'ibintu byinshi. Now it started the woman. Most of the time they don't eat a Umugore lot aravuga of ngo things. yo uyu muriro icyampa inyama tukayotsa tukayirya ndumva nkumbuye inyama. And the woman was like, okay, yeah, we need meat for us to roast here and then eat it. Hanyuma ngo inyama ihita izigwa kuri izo nkwi. Umugabo aramureba ati then came the meat. Ugatinyuka ugasaba inyama n'ubu bukene dufite aha ngaha icyampa ikagufata ku gahanga. And the man was surprised and then said, you're asking for a meat, yet we are very poor here. And then he said, I wish this may just hang on your head. And suddenly the meat left the firewood and then stuck in the forehead of his wife. And then the man was like, oh, this is my mistake, oh Lord. I wish that you can remove this meat. And the 3 wishes are finished. Now, if the Spirit of God does not intervene in your prayers, for you to receive revelation for your prayers, you will ask like these poor people. You will ask things going around, yet you won't receive any. But the disciples of Jesus, they asked the good thing. They said, oh Rabbi, we want you to teach us how to pray. Amen. Let me tell you, God teaches us how to pray. The Holy Spirit is here to teach you to pray. May the Holy Spirit teach us how to pray. This world is full of lust and the unneeded things. Teach us how to pray. We're saying those that accepted the invitation to come into prayer. If you're not awake enough to receive the revelation and pray according to God's will, and you don't receive revelation for your prayer, you will pray the things that are not important to you. Let us stand up and pray. Amen. We have few minutes to pray. And you accepted the invitation, you came to pray. Ask God to reveal unto you, so that when you pray, you may receive revelation. After receiving revelation, pray again. After praying, you will receive revelation. And then you will pray again. You will pray to God asking, what do you want me to pray about and how do you want me to pray? Always be ready that whenever He answers you and whatever He will ask you to do, please do it. Let us pray in this moment. Hallelujah.
Mana yacu Father, we thank you for the revelation of your word. turi mu isi mbi, isi iyobowe n'irari ryinshi We thank you. ry'umubiri n'ibyaha ryangiza. Thank you for speaking to us. Tujya tuza imbere yawe Thank you for speaking. tukaza dufite inzara, tukaza dufite inyota, atari kari inyota y'ubwami bwawe, atari inyota yo gukiranuka, ahubwo ari inyota y'irari ritwangiriza. Uyu mugoroba turakwinginze mu izina rya Yesu, utwigishe Mana, utwigishe Mana, utwigishe Data wa twese uri mu ijuru, utwigishe gusenga. Kwinginze iminsi 21 data reka twihishurire mwami Imana, twigishe gusenga izina rya Yesu Kristo, uduhishurire mu masengesho yacu, twigishe gusenga, igikenewe mu bwami bwawe ni ikihe muri iki gihe cya none. Mwami, utugishurire, ukiduhishurire, ishurira abana bawe, ishurira abana bawe, mwami uduhishurire mu izina rya Yesu Kristo. Umwami wacu niwe watubwiye ngo tubanze dushaka ubwami bw'Imana Data no gukiranuka. Iyo ubwami bwawe buze, ubwami bwawe buze Mwami, n'itorero ryawe, ubwami bwawe buze mu gihugu cyacu, ubwami bwawe buze, Mwuka Wera ufate kontrole, ufate otorite, ufate ubutware ubuzima bwacu, fate ubutware bw'itorero ryawe kugira ngo dushake imbaraga zo gushaka ubwami bwawe, imbaraga zo gushaka ubwami bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ibintu byose tuzabyongererwa uri mwiza Yesu Kristo. Mwami Imana twigishe gusenga, Mwami Imana twigishe gusenga, Mwami Imana twigishe gusenga, Mwuka Wera twigishe gusenga, Wera wa Isirayeli twigishe gusenga, Data twigishe gusenga, Mwami twigishe gusenga mu izina rya Yesu Kristo. Ibihe byiza waduhaye Mwami, ibihe byiza wadutumye mu byo gusenga Mwami, turagusaba ngo uduhishurire uburyo dukwiriye gusenga, uduhishurire uburyo dukwiriye gusaba mu izina rya Yesu. Dusaba ibidufitiye akamaro, dusaba ibidukwiriye mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka Wera duhishurire, Mwuka Wera duhishurire, duhishurire Mwuka Wera, duhishurire Mwuka Wera, duhishurire Wera wa Isirayeli, duhishurire Mana y'agakiza kacu mu izina rya Yesu. Mwami duhishurire uburyo dukwiriye gusenga, Mwami duhishurire uburyo dukwiriye gusengera muri iyi minsi, Mwami duhishurire, Mwami duhishurire, Mwami duhishurire uburyo dukwiriye gusenga, Mwami duhishurire uburyo dukwiriye gusaba mu izina rya Yesu Kristo. Wera wa Isirayeli Mana yacu, Mana y'inyembaraga, Mana y'inyembabazi, duhishurire Mwuka Wera, duhishurire Wera wa Isirayeli. Twambika umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, twambika umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, twambika umwuka w'ubwenge no guhishurirwa. Duhishurirwe izina ryawe, duhishurirwe imbaraga zawe, duhishurirwe wo gusenga mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo. Wera wa Isirayeli Mana y'inyembaraga, weza amaso y'imitima yacu, weza amaso y'imitima yacu, weza amaso y'imitima yacu mu izina rya Yesu Kristo. Wera wa Isirayeli, Wera wa Isirayeli Mana yera, Mana y'inyembaraga, wongera twambika imbaraga zawe, utwambika imbaraga, imbaraga z'umuzuko, utwambika imbaraga, imbaraga z'umuzuko, imbaraga z'umwami wacu Yesu Kristo, imbaraga z'umwami wacu Yesu Kristo, imbaraga z'umwami wacu Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu. Wera wa Isirayeli Mana y'inyembaraga, Mana y'inyembabazi, twigishe gusenga. Wera wa Isirayeli jambo ryarama gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro, yasenganye umwete mwinshi. Mana duhe gusengana umwete, Mana duhe gusengana umwete, Mwami duhe gusengana umwete mu izina rya Yesu. Jambo ryarama dusenga ubudasiba, dusenga ubutitsa, Mwami duhe gusenga, umwuka wo gusenga, dusukira umwuka wo gusenga, Mwami dusukira umwuka wo gusenga, Mwami dusukira umwuka wo gusenga mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu.
Kristo dusura umwuka wawe umwuka w'amasengesho umwuka w'amasengesho umwuka w'amasengesho izina rya Yesu izina rya Yesu izina rya Yesu mwuka wera mwuka wera mwuka wera mwuka wera uduhishurire mwuka wera iminsi turimo iminsi 21 Mana uduhishurire Mana uduhishurire uduhishurire ubwiza bwawe uduhishurire ubwiru bwawe uduhishurire mwami Mana uduhishurire amabanga yawe izina rya Yesu izina rya Yesu mwami uduhishurire ibihishwe uduhishurire uwera wa Isiraheli uduhishurire nyiringabo Imana uduhishurire mu izina rya Yesu uduhishurire ibihishwe ibihishwe mwuka wera iminsi yo gusenga kwacu kugereho namwe gusenga kwacu umve kwinginga kwacu ijoro umve gutakamba kwacu ijoro jambo rya rambwira mwami intore zazi gutakira ku manywa na nijoro izo ntuzazirengagiza natwe mu Rwanda twongeye kugutakira natwe mu Rwanda twongeye kugutakira mu izina rya Yesu mwuka wera ntutwirengagize mwami intore zawe twongeye kuza kugutakira mwuka wera nta wundi duhanga amaso atari wowe nta wundi utakira atari wowe nta wundi twizera atari wowe nta yindi mana dufite atari wowe nta yindi mana twizera atari wowe wowe mwuka wera turakwinginze udusengere mwuka wera udusengere mwuka wera kuko tutazi gusenga uko bikwiriye ariko umwuka ubwe niwe utunihira ibitavugwa niwe udusabira nk'uko Imana ishaka Mana turakwinginze uyu mugoroba mwuka wera udusabira nk'uko Imana ishaka utunihire nk'uko Imana ishaka mu izina rya Yesu urakoze wera wa Isiraheli urakoze kumva gusenga kwacu haleluya shimwa Yesu adusaba umushumba ze adusoreze. Let us welcome the pastors to come and close this moment. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Dutuje twese imbere y'Imana. As you remain silent in the presence of God. Ijambo rikomeye twakiriye muri mugoroba. This is indeed a great word that we just received this night. Ndagira ngo wisuzume urebe icyiciro urimo ni ikihe. I want you to examine yourself and determine where you belong. Hari abantu gusenga byananiye. There are people who have failed to pray. Bakamera nk'abandi umugaragu w'Imana yavuze bumva ari umutwaro ubaremerereye. And they're like, as the pastor said, that they feel like it's a heavy burden. Bumva ari akazi gakomeye cyane. They feel like it's a lot of work to do. Bakeneye gutabarwa na mwuka wera kugira ngo the Holy Spirit amasengesho ahinduka umunezero, so amasengesho that their prayer may become ahinduka ubuzima, joy. amasengesho Their prayer may bayakore become life. banezerewe. So that when they pray, they rejoice. Cyo ni icyiciro twavuga ko gihari ariko ugomba gutekereza ese waba warakivuyemo. That's an existing category, and you need to ask yourself if you have graduated from it. Hari icyiciro nakwita icya kabiri twumvise. There is a second category of people. Hari abasenga There are those that pray ariko nanone bakayoborwa n'irari ryabo. and still are led by their lust. Bari mu murimo ariko nanone ntabwo baramenya priorite y'Imana. They are serving God, but they do not know the priority.
irari riva mu byifuzo byabo byarengeye Their lust Imana ibashaka. comes through their prayer points. kandi their bari mu wishes. murimo barakora barashishikaye cyane bafite n'umurava mwinshi. Yet they are committed into the service. Umugaragu w'Imana yavuze ijambo natinzeho cyane. And the servant of God said something I pondered on. Ririya jambo rivuga ngo mushake ubwami bw'Imana Word no that says, gukiranuka, seek first the kingdom of ibindi God and his bisigaye righteousness, muzabyongererwa. and all these shall be added unto you. Kuko biriya byose duharanira bindi n'abapagani barabifite. Because those are the things we are seeking, the unbelievers have them. Imana ibibahera ubuntu batanabisengeye. God gives them without even them praying. Ariko nanejejwe hari ijambo nasingiriye cyane. But there is something that I grasped. Ni impact cyangwa se n'uburyo iryo jambo ryahinduye ubuzima. Is the impact of that word Uresheje in ijambo avuga ngo transforming lives. kuntu ryaremerereye buri kintu cyose kitajyanye n'ubushake bw'Imana. She said how this word was heavy Kidaharanira mbere na mbere ubwami bw'Imana. that was not in sync with the will Iryo of jambo God and rimeze the kingdom of nk'inyundo God. ibyikubita This ikabimenagura. word is like a hammer that Hagasigara ibizima hammers on these things, byarondowe byahiswemo n'ijambo. and only what is right will remain. Nahise ntekereza ibyifuzo nzasengera nibyo mpaye nsengera. Now I was Ndeba thinking about my own prayer ese points, bijyanye n'iryo jambo. and I was asking myself, do these prayer points sync Hari with ibintu this word? bituraza ku ijoro by'amarangamutima There are things, n'impuhwe nyinshi, there are emotional ukagira urutonde things rw'ibintu Imana that yitaho will make kuko us nuyinezeza pray yonyine izabyiyokipa nimba wayinejeje. There are things that God will deal with, will take care of, if you can just Nuhagarara neza muri iryo jambo, kategori ya gatatu y'abantu basenga bayobowe n'Umwuka Wera. if you stand in the third category of people, those that pray led Umwuka by the Wera Spirit, agakubita irari ryose, and the Holy Spirit hammers all the lust in agahitamo their hearts, urutonde rw'ibintu uko bigenda bikurikira, and will sift their prayer akakwereka requests and icyo ugomba change the gusengera priorities. kiruta ibindi bikizana, ibindi Will bikikora. change your prayer priorities Kuko so that Imana other things will be nikwishimira added unto you. ntacyo Imana itaguha. Because if God is pleased with you, there's Shaka nothing ubwami to bw'Imana no spare. gukiranuka ibindi. Seek the kingdom of God and his Iri jambo righteousness. ryagufasha gusubira mu rutonde rw'ibyifuzo ufite. This word will help you to go back and review your list of prayer points. Ndagira ngo dutuje aka kanya. I want us to remain in silence. Twasenze We prayed, ariko ndagira ngo uyu mwanya twongere dutekereze. but I want us to think again. Uri mu kihe cyiciro? What category are you in? Niki watekereje guhindura? What do you think you want to change? Mana yo mu ijuru, Father in heaven, turagushimiye. we thank you. Ururukije ijambo rikomeye. You have sent a very great Kandi word, ijambo ryaje mu gihe gikwiriye. and this word came in the right time. Turi mu masengesho y'iminsi 21. We are in 21 days of prayer. Ibyifuzo ni byinshi We have a dufite lot of twazanye prayer imbere yawe, points that we brought before you. ariko turasaba Mana But we pray, Father, uduhereze gusenga kuko ushaka, that you'll give us to pray according to tuyobowe n'Umwuka Wera, led by the Holy Spirit, maze isengesho ryacu rigena imbere yawe rigushimishije. so that our prayer may ascend to Twoye you. kuba muri ba bantu ijambo rivuga ngo basenga ntibasubizwe Don't want kuko to be like bifuza those that guhaza irari pray ryawe. and are not answered because they want to just Ushimwe satisfy yuko their tuzaza lust. dusenga bijyanye n'ubushake bwawe. Thank you that we'll come to pray according to your will. Tuze mu ishuri ryawe nka rya rindi abigishwa basabye, We have come to your school as bakubwira ngo your disciples data asked you, utwigishe gusenga. Rabbi, teach us how to pray. Urakoze kuko icyicaro cyacu tuzamo buri mugoroba hano si icubusa. Thank you that our seat in this place Amatike yacu dutanga tuza hano ntabwo ari iy'ubusa. our transport Karibira dukoresha tuza hano ntabwo ari iy'ubusa.
umwanya dutanga tuza hano ntabwo ari ubusa. Turasaba kugira ngo mwami tube abantu basenga ugushaka, tuyobowe n'umwuka wera, maze duhishurirwe tumenye icyo tuvuga, dukomeze twinjire mu gihishurirwa kwawe, twongere tugaruke dusenge nk'uko duhishuriye, kandi Mana turagushimiye. Turakwereka umukozi wawe wakoresheje, ukomeze umuhereze ihishurirwa rikomeye, ukomeze umwagure mu ihishurirwa, umwagure mu ijambo ryawe, maze natwe abumva ijambo ryawe udufashe kugira ngo tubashe kurishyira mu bikorwa. Urakoze Data, tugiye gutaha ujyane natwe, utugeze mu rugo amahoro, aho turara turare mu bwiza bwawe. Tuzongere kandi duhure ejo tugushima. Icyubahiro n'ishimwe bibe byawe, tuguhaye amashyi menshi n'impundu nyinshi kubwira neza, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Suhuza mugenzi wawe, umubwire ngo ugire guhishurirwa mu usengera byose. Mwuka wera akuyobore mu masengesho yawe. May the Holy Spirit guide you in your prayers. Ejo tuzahure twese ni saa 10. Let us meet again tomorrow at 4. Izaba ari amasengesho, wa gatandatu bari amasengesho kurusha indi minsi yose. Prayer time. Tuzaze ufate position yawe hariya usenge bijyanye n'ibyifuzo byose ufite. Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Merci. Thank you very much.